Okay. Reka nongere mbifurize kugubwa neza mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Leonda Sport Channel aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, abari ku mugabane Burayi, Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse n'umugabane wa Oceania. Mwese rero muvuga muti ibiganiro binyura kuri Leonda Sport Channel ntabwo byaducika, tuba turi tayari, tuba twiteguye ndetse mukaba mwarakoze subscribe kugira ngo bijye bibageraho mu buryo bwihuse. Ubwo nta kindi mugomba gukora no kubisharinga, mugakora like ndetse mugashyiraho n'ibitekerezo byanyu. Abatarakora subscribe rero namwe nimukubite mubangura kugira ngo izo nkuru zijye zibageraho byihuse, muzisharinge, mukore like, namwe mugenze gutyo mushyiraho ibitekerezo byanyu. Nta kindi kintu rero kinzanye muri aka kanya, nagira ngo tuganire ku bintu bibiri, ariko cyane turatinda ku kintu kimwe. Turatinda kuri derby y'urw'imisozi igihumbi itegerejwe ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu. Ibindi byose nubwo biri kuba, ibindi byose nubwo bizaba, ariko icyitwa derby yo mu kwezi kwa gatanu, Rayon Sport yakira APR, ni umukino watangiye kuvugisha abantu amagambo menshi, ni umukino abantu bari gutekerezaho byinshi, tutitaye, nongere mbisubiremo, tutitaye ku mikino Rayon Sport igiye gukina uwejo bundi wa Rutsiro, Indibiri, ya Gorira ndetse n'indi mikino ubanza mbere yuko bajya muri iriya derby. Uti bimeze gute rero? Abareyo baravuga bati Rayon Sport nubwo wenda iri mu bibazo bitandukanye, itari kubona intsinzi muri iyi minsi, batari kuyo turebye Rayon Sport turavuga tuti burya si buno ubu ngubu dushobora kuyorganiza ikaba yagira gute yatsinda ikipe ya APR. Ndetse binyuze mu bushotoranyi na mwabibonye Rayon Sport itangira kwefora umuheto ivuga iti noneho ubu nibwo twaza tugiye kukwahuranya ku buryo natwe tukwivugaho imyato ibyo wadukoreye mu bihe byashize bikaba ibindi. APR nayo iti subutu isosora y'ikintu cy'igifaru ivuga iti nta muntu urwanisha umuheto imbere y'igifaru. Iyo rero iba ari imihigo imwe n'imwe iba yatangiye, izaba ihatse byinshi bizagaragara muri ibi byumweru bibiri bisigaye kugira ngo iyi derby be. Ariko icyo Rayon Sport iheraho iravuga iti mbese APR we ntushobora gusanga amateka yisubiyemo. Amateka rero yisubirwamo na yahe? Ni amateka ya 2020 muri sezo 2022-2023 ubwo ikipe ya APR Football Club yatwaraga igikombe cya shampiyona, hanyuma Rayon Sport ikayitwara icy'amahoro. Ariko mu kwitwara icy'amahoro Rayon Sport icyo gihe nabwo yari yaciye agasuzuguro kuko APR yari maze igihe yitsinda ku ngoma ya Adil. Hanyuma bagiye gusoza, icyo Rayon Sport yakoze yagize gute, yabanje ubwo icyo gihe Adil yari yaragiye, ikipe ya Rayon Sport yabanje gutikura APR mu mukino wo kwishyura wa shampiyona y'u Rwanda, itikura kimwe ku busa bakinira Huye. Icyo gihe Rayon Sport yatozwaga na Haringingo. Hanyuma bigeze no ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro, ikipe ya Rayon Sport irongera itikura APR igitego kimwe ku busa nacyo batsindiye i Huye. Rayon Sport iravuga iti rero mwaba APR imwe nubwo wenda muturusha amanota 5 ibyo nitubirebaho, mushobora no kuturusha ayisumbuyeho, ariko murabeshyera ubusa, ntabwo muzadutsinda muri derby yaba iya shampiyona yo ku itariki 2, ndetse bakanizera ko bazaba basezereye Gorira mu gikombe cy'amahoro bagahura ku mukino wa nyuma wa shampiyona. Nanone ikipe ya Rayon Sport ikongera ikababaza APR Football Club. Icyo gihe mubyibuke APR yavuye Huye irira, ndetse bamwe mu bafana baho bageze mu nzira bakavuga ko ngo banakubiswa n'inkoni. Ikindi icyo gitego cyatsinzwe na nubu APR yatakikubita agatoki ku kandi, bati rwose bati turibwe. Ibyo barabivuga, ariko ibyo ntibikuraho ko intsinzi yari yatashye kwa Murera mu bantu bavuga bati rwose intsinzi twayibonye. Hanyuma iyo ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro nabwo ntibazibagirwa igitego cya Gasongo kimwe ku busa kibaherekeza, baravuga bati twebwe abareyo twaza. Bamanutse nabwo ihuye bagira gute baririmba, agahinda k'igihe APR yari yarabamaranye karagenda. N'ubu rero Rayon Sport baravuga bati twizeye kuko byagenda kose kuva ku itariki 2 agahinda tuzabaza tukakamara. Mukino uzaba ku isaha 12 kuri Stade Amahoro, bati ndetse no ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro kwizeye ko twasezereye Gorira tukayiceka tukayahuranya. Icyo gihe rwose baravuga bati APR n'ubundi
ibyo yita intwaro zose zayo yabaga izifite, Rayon Sport ikora ibishoboka byose iyo bwabaga igira gute itukura ikipe ya APR. Ubwo rero imihigo yatangiye, buri wese ndatekereza ko agomba kwitegura mu buryo bwe, gusa birumvikana iyi mikino igiye kuba ya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro nayo igomba kugira uruhare mu gukaza ubukana bw'iyi derby. Rayon Sport igize gute itsinze Rutsiro ndetse ikanasezerera Gorira mu gikombe cy'amahoro, APR nayo igatsinda Tenseri, igatsinda n'indi mikino, igatsinda Tenseri muri shampiyona, ikanisezerera mu gikombe cy'amahoro, hanyuma bagakomeza no ku mukino waba ukurikiyeho kugeza ku itariki 2. Iyi derby nakubwiza ukuri, izi kipe zombi zishoboye gutsinda iyi mikino yazo zisigaje mbere yuko zikina, Stade Amahoro yakuzura ndetse n'abantu bakaburaho bagira gute bajya. Bya bindi abareyo bajyaga wenda bagenda biguru ntege batseta ibirenge, cyangwa se APR nabo bakagenda batseta ibirenge. Izi kipe zitsinze imikino yazo zifite imbere aha ngaha, Rayon Sport igatsinda Rutsiro, igatsinda na Gorira imikino 2, APR igatsinda Tenseri, igatsinda igatsinda Tenseri mu mikino 3 kuko bafitanye uwa shampiyona ndetse n'ibiri y'igikombe cy'amahoro, ikisasira na Mukura Victory Sport mu cyumweru gitaha. No kuvuga ngo APR ifite Mukura ku itariki 24, biravuga ko bazakinira kuri Kamena. Rayon Sport nayo ifite amagaju nayo aravuga ko azajyana Rayon Sport kuri Kamena. Bose bakaniye baravuga bati ubwo icyo gihe nibamara gukina iyo mikino bayihonotse baramutse bayitsinze, APR igatsinda Mukura, Rayon Sport igatsinda amagaju, n'iyi mikino navugaga bakini bayitsinze, iyi derby umenya na miliyoni 300 hari za kwinjira bitewe nuko babinjije, hataje mu bya bindi by'ubusambo duhora tuvuga mu bijyanye no kwinjiza abafana kuri stade. Kuko Rayon Sport ntacyo wazuyibwira, nubwo hagati yayo habaye ikirimo kinyuranyo n'amanota ya APR n'amanota menshi kuri APR, kuba baba batsinze iyo mikino bavuga bati dufite morali, reka twimure kuri APR ndetse tuzanayitsinde ku mukino wa nyuma wa shampiyona wa plutôt w'igikombe cy'amahoro, kugira ngo twongere tuyisubire nk'uko byagenze muri sezo ya 2022-2023. Iyo urebye mu bakinnyi na n'ubu ngewe ndacyemeza ko Rayon Sport abakinnyi irabafite. Ufite Kwizera Olivier Mwizamu, uwo nguwo ni umunyezamu wagutabara anytime, ukagira Youssou Diagne cyangwa se Chimanga nabo ba Emery Bayisenge, ni umukinnyi wakabaye ufite experience, ukagira Obedi ndetse ukagira na Eliaga Nijuru, ukagira Richard, ukagira Tambo Gloire, ukagira Kitoko, ukagira Aziz Basane, ukagira Taichi, ukagira Fonganyi cyangwa se Sumani. Ese ubu muragira ngo ikipe ya Rutiyo ngiyo yabiyiye. APR ikagira ikibazo cyo mwizamu cya Dolphe, ariko ikagira defense ya Yunus na Krema, nabo ni beza. Niyo mugabo Claude ni mwiza, Kagege ni mwiza, Dauda reka nkubwire. Hanyuma hakaza Sekiganda, hakaza Ruboneka cyangwa se Dawo, ukaba ufite Jibril Watara, ukaba ufite Togwi na Dennis. Ariko idori biko yakabaye byoshe, aba batoza kumenya ari ahubwo batwicira ubukana bwa derby. Iyi Rayon Sport yamutse itoje neza yavuye muri Rwasere, muri Zagarazagara. Abo bakinnyi mbabwiye ko mu mazina uba wumva bawutera birangira bigenze bite, ibyo ndabyibaza. APR nabwo wayireba mu mazina ukasanga amazina arahari, ariko rimwe na rimwe bajya gukina ukabona imikino urayibuze. Ibyo nabyo birayoberana. Talib Abdul ukurikije abakinnyi afite, gusa we amaze gutsinda Rayon Sport 2 kandi ibitego byinshi 3 na 4. Ubwo urumva bafite ibyo kwidoga. Hari ingingo rero uramutse uyihawe aba bakinnyi ntiwakabaye batondeka kuko bagakina bakaba batsinda ikipe ya APR, keretse we nuvuze ngo wabahawe igihe gito, ariko nabyo byaba ari urwitwazo kuko nubwo kugeza ubu hari ingingo ataremererwa gutoza, ariko abakinnyi ari kubatoza wenda kuri feuille de match niho atarajya kuri bande touche. Ariko ntekereza ko wenda niyo derby zagira byarakemutse, nta rundi rwitwazo. Abo bakinnyi baramutse ari bazima cyangwa se na APR bakaba bazima, mwakabaye mukina kandanda. Nta ukwiriye kuzaba afite urwitwazo mu gihe abo bakinnyi bazaba bahari. Iyo miheto mufora, ibyo bifaru mufora byose, ndizera ko akazi muzategura uyu mukino ukazaryohera abanyarwanda, kuko hari imikino myinshi yagiye iba ikababihira. Hagati aho Rayon Sport ari nayo ifite impungenge. Reka mbabwire ko inama nubwo ku munsi w'ejo nayo ntacyo yagezeho hagati yayo na Kiyovu, Rayon na Kiyovu,
Ferwafa irabahuza kandi haravamo ibintu bikomeye bituma hari ingingo azatoza kuri Rutsiro akanakomeza no gutoza n'indi mikino, hanyuma urwo rwitwazo n'ibindi byose bikavaho, tukazareba derby ishyushye n'indi mikino isigaye iryoshye. Murakoze cyane, mukomeze mubane nanjye kuri Rwanda Sport Channel. Bye bye, ciao.